ariko niba utari mu Mana hari ijambo nasomye rirantangaza cyane ryanteye ubwoba riri muri Yobu gice cya 5 umurongo wa 3 riravuga ngo nabonye umupfapfa ashora imizi ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe abana be bari kure y'ubuhungiro bahondagurirwa mu irembo kandi ntibafite uwo kubarokora. Umuki umupfapfa umunyabyaha umuntu utazi Imana ari kure y'ubuhungiro. Umupfapfa ngo naho yashora imizi naho yakomera cyane ariko ari kure y'iki? Ari kure y'ubuhungiro. Umwanditsi avuga ngo Imana ngo yabonye muri ako kanya ubuturo bwe buvumwa. Birasobanuye ngo umunyabyaha utiyarura ngo bivemo agendana umuvumo, agendana gukenyuka. Umunyabyaha ari kure y'ubuhungiro, ariko umuntu wiringira Imana sifa kwa Mungu arahirwa cyane. Uwiteka amubera ubuhungiro. Yeremiya yuko yavuze ngo ahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Azahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya umwaka wacanyemwe amapfa, ntikizatinya izuba n'ibicana. Icyo giti ntabwo kizatinya inzara, ntabwo kizatinya amagambo, ntabwo kizatinya abagambanyi n'abarozi n'abagome, ahubwo kizakomeza gishorera imizi mu mugezi kandi ibibabi byacyo ngo bizahorana itoto, nta nubwo kizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Uwiteka n'ubuhungiro bwacu. Mu Mana bene data nibwo buhungiro bw'ukuri. Ahandi hose harangerera, hashobora kuriduka, hashobora kuba hateye ubwoba, ariko mu Mana hari ubuhungiro bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Kamabwire niba Uwiteka yakubera ubuhungiro, ukaba wizi yuko uri muri we koko ari uhagaze, niyo wabona Imana icecetse. Hari igihe abantu bibwira ko Imana icecetse nta kintu irimo gukora, ariko burya mu gihe Imana icecetse ibiri mu kazi. Ngwihira mugenzi wawe uti Imana ibiri mu kazi. Imana ibiri mu kazi. Uracyagiye Imana yacecetse, cyagiye wumva nta jwi rihari, cyagiye wumva hari ibintu biguteye ubwoba, wenda wumva n'ayandi majwi. Imana ibiri mu kazi kandi irimo kubikora neza, irimo kubikora neza. Cyagiye ukeka ko Imana idahari, nicyo gihe cyo gukora kw'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ikavuga ibintu bitatu wenda nishaka sebuza kugira ku musozo. Ntabwo minota bampaye 30 ndabona irimo kugera isa nk'irimo kurangira, hasigaye mike. Bene Kora bavuze Imana mu buryo butatu. Cyambere bavuze ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwacu. Niba hari ibintu ibihugu n'abakomeye bashyiramo imbaraga ni mu kintu cyitwa umutekano. Ubu impamvu twateraniye hano nuko dufite umutekano. Impamvu turyama tugasinzira burya tuba dufite umutekano, tunawizeye. N'abayobozi b'igihugu bakoreshoka byose kugira ngo igihugu kigire umutekano. Nagira ngo mabwire ngo rero iyo tuvuze ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwacu, bisobanuye yuko dufite umutekano wuzuye,
dufite umutekano wizewe. Ntabwo mubyumvise, iyo mubyumva mushimye Imana ko dufite umutekano wuzuye kubera yuko turi mu Mana. Uwiteka ari we buhungiro bwacu. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri baravuze ngo Uwiteka ni imbaraga zacu. Bishatse kuvuga ngo iyo Imana iturwaniriye, urumva hari umuntu wagira icyo gutwara Imana yakurwaniriye? Urumva hari umuntu wakoma mu nkokora Imana yakuramburiye amaboko? Urumva hari umuntu wavuguruza imigambi y'Imana ku buzima bwawe ngo agire icyo gutwara Imana ivuga iti guhagazeho umwana wanjye? Uwiteka ni imbaraga zacu. Uwiteka ni umufasha utabura mu byago no mu makuba. Ansubi inyuma gatoya mbabwire umuntu umwe wanijeje cyane wagize Imana ubuhungiro. Ndamukunda cyane, umuhanuzi Elisa. Bami bakuru amakuru mu gihugu cyo mu ijuru. Sifa kwa Mungu. Mu ijuru naho ngo bakora inama bakavuga ati umwana wanjye ndamutabaye ndamurenge. Umwuka agahita aza yihuta akaba nawe kugeze akakubwira nayakuye hehe mu ijuru. Timuyafite se yanzaye Imana yahumura mwana wanjye, komera nzagutabara nzakurengera nzakugirira neza ukabona bayeho. Elisa rero yajyaga yishura imigambi y'ingabo z'Abasiriya. Mwami w'Isirayeli avuga ati ariko ninde muntu utubamo utugambanira kiyo twakoze inama yo kujya gutera Abisirayeli iyo migambi imenyekana ni ukubera iki? Baramubwira bati mwami wa Siriya rero reka tukubwire nta muntu ukugambanira muri twebwe, ahubwo mu Isirayeli harimo umuhanuzi w'Imana, harimo umukozi w'Imana, niwe ugenda akabwira umwami w'Abisirayeli ibyavugiwe ku murere hahandi iherereye. Mwami w'Isirayeli avuga ati se uwo muntu ni bwoko ki? Uwo muntu ameze ate? Uwo muntu se dufite ingabo, dufite intwaro, turakomeye, dufite amagare, dufite amafarashi. Yohereza ingabo ati mugende mumufatire, kuko bari bamubwiye ngo uwo muhanuzi w'Imana ari ahantu bita i Dotani. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Mu gitondo kare kare umugaragu wa Elisa wabyutse Gihazi agiye kubona umusozi wose ugoswe n'ingabo n'amagare n'amafarashi by'Abasiriya, kubera yuko nta nza yari yibitseho, nta maso y'umwuka yari afite, nta jwi ry'Imana. Reka data asubira mu nzu avuga ati yo databuja databuja turapfuye turashize turagiye Abasiriya batugose. Ariko Elisa wari uhagaze mu ruhande rw'Imana, sifa kwa Mungu, wari uri ahantu mu burinzi bw'Imana. Aravuga ati yewe Gihazi we ndakubabariye. Arasenga avuga ngo Uwiteka we humura amaso y'umugaragu arebe. Sifa kwa Mungu. Imana ikora ku maso ya Gihazi ngo agiye kubona. Aravuga ati nabera nanjye Gihazi nderetswe Gihazi. Ari uzibariza n'abantu bajya berekwa batari bava iyo ngiyo y'Imana ibashaka kugira ngo ibereke imbaraga zayo. Gihazi yeretswe agendera ku Mana ya shebuja Elisa. Gihazi aravuga ati nabera databuja nderetswe. Elisa aravuga ati ubonye iki? Aravuga ati mbonye ingabo n'amagare n'amafarashi ariko by'umuriro bitugose. Bigize gute? Bitugose. Ingabo zaraje zigira kwa Elisa. Elisa arazibaza ati murashaka nde? Baravuga bati turashaka Elisa niwe dukeneye. Aravuga ati ingi ntago ari yo nzira, uyu si wo mudugudu. Ariko gatoya ngo yabwiye Imana ati Mana ngusabye gusa ko
uhuma amaso y'izi ngabo. Ndashima Imana. Imana ifite ingabo nyinshi zo kuturwanirira. N'umwijima nawo ubujya n'ingabo y'Imana. Nasomye muri Bibiliya nsanga ngo n'amavubi nazo ngo ni ingabo z'Imana. Muri Egiputa Imana yakoresheje ingabo z'ibikeri, ikoresha inda, nazo ni ingabo z'Imana. Imana yohereza ubuhumyi kandi bakanuye bareba. Uzi guhuma kandi ureba. Nta nubwo batiratize, oya, bari bakanuye ariko batareba, ntibarebaga imbaraga z'Imana. Imana irabahuma amaso. Elisa abagimera avuga ati uyu si wo mudugudu, iyi ntabwo ariyo nzira, munkurikire. Hari amagambo tuhasanga Bisiraheli bari bamenyereye kurwana n'Abasiriya. Abasiriya bakabatera, bakabarwanya, bakabagirira nabi. Igihe kimwe umwami w'Isiriya ngo akajya akora inama yo gutera Abisiraheli. Ati iki tuzanyura aha n'aha dutere ubwoko bwa Isiraheli, tubarwanye, tubatsinde, tubanyage, tubagirire nabi. Ariko kubera ko mu Isiraheli hari harimo umuhanuzi witwa Bamenya, ufite radari. Ufite iki? Radari ni umuyoboro w'amakuru. Turashima Imana ko igiduha amakuru mbere yuko ibiduhiga bitugeraho. Imana ikaba yaduhaye amakuru. Sifa kwa Mungu. Numvise no mugahe kashize bavuga ngo icyaye. Ariko niba utari mu Mana, hari ijambo nasomye rirantangaza cyane, ryanteye ubwoba, riri muri Yobu gice cya 5 umurongo wa 3. Riravuga ngo nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kubarokora. Umuki? Umupfapfa, umunyabyaha, umuntu utazi Imana, ari kure y'ubuhungiro. Umupfapfa ngo naho yashora imizi, naho yakomera cyane, ariko ari kure y'iki? Ari kure y'ubuhungiro. Umwanditsi avuga ngo Imana ngo yabonye muri ako kanya ubuturo bwe buvumwa. Birasobanuye ngo umunyabyaha utiyarura ngo bivemo, agendana umuvumo, agendana gukenyuka. Umunyabyaha ari kure y'ubuhungiro. Ariko umuntu wiringira Imana, sifa kwa Mungu, arahirwa cyane. Uwiteka amubera ubuhungiro. Yeremiya yuko yavuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya umwaka wacanyemwe amapfa, ntikizatinya izuba nibicana. Icyo giti ntabwo kizatinya inzara, ntabwo kizatinya amagambo, ntabwo kizatinya abagambanyi n'abarozi n'abagome, ahubwo kizakomeza gishorera imizi mu mugezi, kandi ibibabi byacyo ngo bizahorana itoto, nta nubwo kizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Uwiteka ni ubuhungiro bwacu. Mu Mana bene data nibwo buhungiro bw'ukuri. Ahandi hose harangerera, hashobora kuriduka, hashobora kuba hateye ubwoba, ariko mu Mana hari ubuhungiro bw'ukuri. Imana ishimwe cyane. Kamabwire niba Uwiteka yakubera ubuhungiro, kawizi yuko uri muri we koko ari uhagaze. Niyo wabona Imana icecetse. Hari igihe abantu bibwira ko Imana icecetse nta kintu irimo gukora, ariko burya mu gihe Imana icecetse ibiri mu kazi. Ngo hira mugenzi wawe uti Imana ibiri mu kazi.
Imana ibiri mu kazi. Uracyagiye Imana yacecetse, cyagiye wumva ntajwi rihari, cyagiye wumva hari ibintu biguteye ubwoba, wenda wumva n'ayandi majwi. Imana ibiri mu kazi kandi irimo kubikora neza, irimo kubikora neza. Cyagiye ukeka ko Imana idahari, nicyo gihe cyo gukora kw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka mvuge ibi bintu bitatu wenda nishaka se guza kugira ku musozo. Ntabwo minota bampaye 30 ndabona irimo kugera isa nk'irimo kurangira, hasigaye mike. Bene Kora bavuze Imana mu buryo butatu. Cyambere bavuze ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwacu. Niba hari ibintu ibihugu n'abakomeye bashyiramo imbaraga, ni mu kintu cyitwa umutekano. Ubu impamvu twateraniye hano nuko dufite umutekano. Impamvu turyama tugasinzira, burya tuba dufite umutekano, tunawizeye. N'abayobozi b'igihugu bakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kigire umutekano. Nagira ngo mbabwire ngo rero, iyo tuvuze ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwacu, bisobanuye yuko dufite umutekano wuzuye, dufite umutekano wizewe. Ntabwo mubyumvise, iyo mubyumva mushimye Imana ko dufite umutekano wuzuye, kubera yuko turi mu Mana. Uwiteka ari we buhungiro bwacu. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri baravuze ngo Uwiteka n'imbaraga zacu. Bishatse kuvuga ngo iyo Imana iturwaniriye, urumva hari umuntu wagira icyo gutwara Imana yakurwaniriye? Urumva hari umuntu wakoma mu nkokora Imana yakuramburiye amaboko? Urumva hari umuntu wavuguruza imigambi y'Imana ku buzima bwawe ngo agire icyo gutwara Imana ivuga iti guhagazeho mwana wanjye? Uwiteka n'imbaraga zacu. Uwiteka n'umufasha utabakora mu byago no mu makuba. Ansubi inyuma gatoya babwire umuntu umwe wanijeje cyane wagize Imana ubuhungiro. Ndamukunda cyane, umuhanuzi Elisa. Bami bakari